ndagira ngo mva no magambo ngiye gutangira mbabwira kandi uyumve neza uyatega amatwi. Aha wageze ni kuri ya YouTube channel yanyu ya Lovetime-P. Mwisi uyu munsi abantu b'iyi minsi basigaye bumva nkaho bari igitutu cyo gushaka kugaragaza nkaho bafite amafaranga. Umva no magambo neza uyatega amatwi kandi uyasobanukirwe. Abantu bose bo muri no minsi babashaka kwigaragaza nkaho bafite amafaranga. Mwese gira ngo bino mujya mugena mubibona ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ubona abantu benshi bagaragaza nko bafite amafaranga, bapostinze bari mu modoka ahenze, bapostinze bagiye ahantu hahenze, bagiye kurya ibiryo bihenze, bagiye muri vacances ahantu hadanje, ahantu harenze. Ibi byose ugasanga bari kubikora bashaka kugaragaza nko bafite amafaranga. None n'ababandi urusha amafaranga ukajya kubona bagiye bapostinga bari kurya ibiryo bihenze, bari kunywa amayoga ahenze, ukajya wibaza uti se aba bantu no mafaranga bari kurya gutya uno muntu no mafaranga kakanya ayakuye hehe? Noneho ibi nabyo bigatuma nawe ujyaho igitutu cyo gushaka kwigaragaza nkaho ufite amafaranga. Ukumva nawe ugiweho n'igitutu cyo gushaka kugaragaza ko ufite amafaranga, nawe ugasohokera ahantu hahenze, ukifotoza, ugafotora ibyo biryo bihenze, ugatega izo ndege ukajya mu mavakansi ahenze, kubera igitutu kimeze nkaho kiri ku bantu. Iyo pressure ikuriho ushaka kwigaragaza nkaho ufite amafaranga. Ahari ushobora kubona ko wenda kuba umuntu atakaza amafaranga menshi ari byo bimugaragaza nk'ari umukire, cyangwa se kuba asohokera ahantu hahenze konsoma amafaranga menshi, ukajya muri izo vacances ugakoresha amafaranga menshi, ukagura amamodoka ahenze, ugakomeza kugibwaho n'igitutu cyo gushaka kugaragaza nkaho ufite amafaranga menshi. Ukuntu bimeze nuko hari abantu benshi batekereza ko kugira amafaranga menshi ari kugenda ukagura imyenda ihenze, ukagura amamodoka ahenze, amatelefone ahenze. Ibyo bintu rero nibyo abakire benshi bagiye bavumbura. Niyo mpamvu abakire benshi babona ukabona bambaye imyenda isanzwe, batunze amatelefone asanzwe atanahenze, mu nzira wababona bagenda ukabona basa nkaho nta n'amafaranga batunze, yewe nta nayo bigeze. Ese ni ukubera iki bino byose abakire babikora? Wamubona ari kugenda mu modoka ukabona ni imodoka idashamaje, yewe wowe niyo utunze irayiruta, ndetse na telefone utunze ndetse n'imyambarire wambaye ihagaze igiciro kiri hejuru kurenza cya wa mukire. Ese biterwa n'iki ko uwo mukire yakambara ibyo bintu bihendutse ndetse akayemera no kugenda mu modoka ihendutse kandi akurusha amafaranga wowe? Ese biterwa n'iki? Hari bamwe bazakubwira ati bari abantu bariyima, bari abantu nibashishi nta kintu kibavaho. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kuba nakubwira ibintu bitandatu abakire badakora, abakene bakabikora, akaba ari nabyo bituma bakomeza kwiberaho muri bwa buzima bw'ubukene, bigatuma batanatera n'imbere. Cyangwa se impamvu ituma abakene rero bakomeza kugaragara nk'aho bafite amafaranga, mu gihe abakire baba bipoye nta nicyo bibabwiye gushaka kugaragaza ko batunze ayo mafaranga. Ariko wowe utaratunga na miliyoni 3 ugashaka kwigaragaza nk'aho ari wowe ukize, nk'aho ufite amafaranga menshi. Ibi rero bikaza no kuza kuvamo za ngaruka zo kudatunga mu mafaranga igihe kirekire, maze ugatangira ukavuga ngo ni inyatsi, ngo barandoze, ngo ibiki n'ibiki, ugatangira kuvuga amagambo menshi, ahubwo ntumenye ko uri gushaka kwishyira mu buzima wowe utarimo. Akenshi uzanareba abakire ntabwo bakunda kuba bajya gusohokera muri twa tubari duhenze cyangwa se kuba bajya muri amabuwate ahenze, ahubwo usanga bicariye mu makaritsiye bari kwinywera ka kofi ku muhanda, ubona ari nta n'ikibazo. Cyangwa se abatari kunywa ka kofi ku muhanda ugasanga bibereye mu rugo bariturije nta kibazo bafite, bari kwirebera amakuru kuri televiziyo, ndetse bari no kubasha kuba batekereza uburyo kibaraningamo business zabo zigakomeza gutanga profit nyinshi. Naho urubyiruko rw'ubu nirwo usanga mu mabuwate barimo barahamanuza amacupa ahenze, za nzoga zihenze zose, gusa bwacya mu gitondo ukaba wabura n'igihumbi cyo kuba wagura boyiro kugira ubashe kuba wakivura izo hangover z'inzoga warayunywa. Uyu munsi wa none tugiye kureba ibintu bitandatu bituma abakire dukomeza kubabona nk'ari nta mafaranga bafite, ariko ukabona abakene ukagira ngo nibo bakire. Hahandi usanga urubyiruko rw'ubu ruri mu mabuwate bari kugura amayoga ahenze, ugasanga bari kugura amayoga y'ibihumbi 200, ku buryo ki wa muntu w'umukire ashobora kukubona ari kugura iyo nzoga y'ibihumbi 200 akikangamo, akabasha ko yanakubaza uti se koko mwana wanjye kuri kubasha ko wagura inzoga ihenze kuri urwo rugero, basi winjiza ngahe ku munsi? Ibyo bintu nibyo tugiye kurebera hamwe, impamvu ituma abakire bakomeza kugaragara nk'aho bakennye, gusa abakene bagakomeza kwigaragaza nk'aho ari bo bakire bitewe n'isi ya none iri kubashyiraho pressure. Ese ni ibiki bitandatu bituma umukire akomeza kwigaragaza nk'aho ari umukene? Cyangwa wamubona ugatangira kwibaza uti ese uriya muntu kuko yaba afite amafaranga, yaba atunze amafaranga? Reka bari byo turebera hamwe. Gusa nanakwibutsa ko wakanda subscribe nimba ari ubwa mbere urikeze kuri Lovetime-P. Aha wageze ni mu nzu ngari ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Abakire benshi bamaze kuvumbura ko kuba umukire atari kugenda ubyirata cyangwa se kugenda ubyerekana, mbese umeze nk'aho uri gushaka kugaragariza society ibyo utunze byose.
Oya, ahubwo abakire bavumbuye ko kugira amafaranga menshi ari ukuyatunga ntabwo ari ngombwa ngo ubyerekane ngo cyangwa se ubigaragarize abantu, ahubwo icyo ugomba kumenya ni uburyo uyakoreshamo neza. Niyo mpamvu tugira ngo uyu munsi turebe impamvu abakire bitwara kuri bitwara bagakomeza kwigaragaza nk'aho ari abakene kandi mu by'ukuri bafite amafaranga, bafite agatubutse. Mureke tumenye impamvu babikora bashaka kwigaragaza nk'ari nta mafaranga bafite. Ese ubundi ni ukubera iki bagaragara nk'aho batayafite kurusha twebwe tutayafite? Ese ubundi amafaranga yabo abo bakire bayakoresha iki? Ikaba ari nayo mpamvu abakene bakomeza gukena maze abakire nabo bagakomeza gutera imbere. Hari nabyo biri kuvugwa muri ino minsi cyane ngo abakene bakomeje gukena ngo abakire nabo bagakomeza gukira. Reka tubirebere hamwe. Impamvu ya mbere ituma abakire bakomeza kwigaragaza nk'aho badafite amafaranga kandi mu by'ukuri aribo bayafite, iyo mpamvu nta yindi ni ukubera ko abakire bazi agaciro k'amafaranga. Ese ako gaciro k'amafaranga ni akahe abakire bazi twebwe abakene tutazi? Abakire benshi aba ari abanyabwenge mu bijyanye no gushora amafaranga yabo, mu kuinvestinga amafaranga yabo, ndetse abakire n'abahanga cyane mu bijyanye no gutunga amafaranga yabo no kuyahesha agaciro, kuko baba bibuka inzira banyuzemo kugira bagere aho bageze n'uburyo kibabonyemo ayo mafaranga yabo, ndetse bakamenya ko amafaranga kugira umumaro cyangwa se kugira ubumukire atari uko utunga amafaranga ngo uyarye cyangwa se utakoreye ayo mafaranga kugira ngo yapfushe ubusa uyinezezamo mu bintu bidafite agaciro. Oya, ahubwo abakire bafata ya mafaranga yabo yabavunnye, amafaranga yabo bavunikiye bakayashora muri bya bintu bifite agaciro, muri bya bintu bizunguka, kuko baba bazi neza yuko ya mafaranga baba batunze ko mu gihe cy'akanya gato ashobora kuba yashira mu gihe gitunguranye. Niyo mpamvu abakire aho kugira bafata amafaranga yabo bayaspendinge bigaragaze nk'aho batunze agatubutse, ahubwo bafata ya mafaranga yabo bakayinvestinga muri bya bintu bizatanga profit, kandi profit y'igihe kirekire, kuko baba bazi agaciro k'amafaranga ko iyo uyafashe ukayashora mu bindi bintu ya mafaranga ko azana inyungu, maze ku buryo ejo hazaza ya mafaranga ashobora kuba yayafata akayakoramo ibindi bintu kurusha wa wundi wafashe ya mafaranga maze akagenda akayaguramo cya kintu kitari buze kuba cyamugirira umumaro. Ariko mu gihe wa mukire yafashe ya mafaranga yiwe akayinvestinga muri cya kintu kiri buze kuza kumuhereza inyungu, maze akazabasha kuba yakora bya bintu akabikora inshuro nyinshi kurenza wa wundi wabonye ya mafaranga akagenda akaguramo cya kintu kimwe cyonyine kandi nacyo kitazigera kimwinjiriza. Wenda reka mbaho urugero kugira ngo bashe kuba mwabyumva neza. Ushobora kuba ufite amafaranga nka miliyoni 5 maze ukagenda ukaguramo imodokari ya miliyoni 5, maze wa mukire wabonye kuri za miliyoni 5 akazifata akagenda akazinvestinga, maze za miliyoni 5 zikagenda zikabyara andi menshi. Mu gihe waguze ya modokari ya miliyoni 5 utangiye no kuba wabura n'amafaranga yo wayigurira essence, mu gihe wa mukire za miliyoni 5 mu gihe azifashe akazishora hahandi zibasha kuba zamwungukira, azabasha kuba yagenda akagura imodokari nyinshi zikubye izo waguze. Kugira ngo nawe witwingagariro nshuti yanjye, nuko nawe ugomba kuba wamenya agaciro k'amafaranga. Ndetse abakire bumva ko kumenya agaciro k'amafaranga atari ukuyasesaguza ngo nuko wayabonye, ahubwo mu gihe bakiyabona bahita bashaka ahantu bayashora kugira ngo ya mafaranga abyara andi. Wenda bakayashora nko mu kugura imigabane mu makampani agiye akomeye, bakayashora mu kugura ubutaka ahantu hagiye hatandukanye, ndetse bakagenda bakora business hirya no hino hagiye hatandukanye. Si ibyo gusa, abakire kandi ntabwo bakunze kubarira amafaranga yabo mu bintu batunze. Ati ntunze amamodoka ahenze mu rugo, ntunze ibintu bihenze mu nzu iwanjye. Ubwo ntabwo ari bwo buryo abakire babaramo imitungo yabo cyangwa se babaramo ubukungu bwabo. Abakire ahubwo babarira agaciro k'amafaranga yabo. Abakire ahubwo babarira agaciro k'amafaranga yabo mu hantu bashoye habungukira andi mafaranga, cyangwa se ejo hazaza hazabagirira akamaro hakabyara andi mafaranga. Mbese muri make bakaba bafite umutekano w'ejo hazaza habo. Mu gihe abakene bo babarira agaciro k'amafaranga yabo bavuga bati mfite ikimodoka gihenze, ntunze telefone ihenze, wana ndetse no mu rugo iwanjye mfite ibintu bihenze cyane. Ntumenye ko anytime cyangwa se igihe cyari cyo cyose ibyo bintu utunze wawe mu nzu cyangwa se iyo modoka uvuga ihenze utunze ishobora kuba yakora impanuka cyangwa se igashya, ndetse niyo telefone waguze uvuga ko ihenze ushobora kuba wahura n'abajura bakayikwambura. Nubwo buryo cy'abakene babaramo agaciro k'amafaranga yabo, mu gihe abakire agaciro k'amafaranga yabo baba bari kuyabarira muri bya bintu bibabyarira umusaruro, bibinjiriza, bihora bibinjiriza, n'ejo cyangwa ejo bundi bizakomeza kubinjiriza. Aho ngaho niho abakire babarira agaciro k'amafaranga yabo. Ariko umukene murahura ukajya kumva arakubwiye ati wabonye igitelefone naguze kigezweho, wabonye cya barabasi naguze, kandi mu by'ukuri no kugira iyo barabasi uvuga waguze no kuyibonera essence ari ibintu bizajya bikugora. Ariko umukire mugakubitana mu mujyi yibereye muri ka Toyota kuko abazi neza amafaranga yiwe aho yayashoye.
kandi ikindi kintu kindi gitandukanya imitekerereze y'abakire ndetse n'iy'abakene ni uburyo ki batekerezamo amafaranga. Abakire n'abakene ntago batekereza amafaranga mu buryo bumwe. We hari ukuntu ubona amafaranga ukiyafata mu ntoki ukamenya uburyo ki uyatekereza kuko uri umukene. Umukire nawe uyafashe amafaranga hari ukundi kuntu ayatekereza bitandukanye nawe umukene. Ese bitandukanira hehe mu mitekerereze y'abano bantu bombi uko ari babiri? Umukene yagifata amafaranga mu ntoki ahita atangira gutekereza kugura bya bintu byose yararwaye, kuba yajya gushopinga ya myenda ihenze, kujya gusohokera ahantu hahenze, mbese muri make ya mafaranga yose wa mukene yabonye akayakoresha mu bijyanye no kwishimisha. Mu gihe umukire akibona amafaranga ahita avuga ati hari imishinga nanarigeze kuba natekereza, reka ya mishinga nyishyire mu bikorwa maze ndebe yuko ano mafaranga yabyara andi menshi. Nimba umaze kumva neza ino mitekerereze y'umukire ndetse n'umukene ukuntu itandukanye, nibwo uri buze guhita usobanukirwa neza impamvu abantu bamwe bakomeza kuba abakire abandi bagakomeza kwibera abakene. Hakaba hari wa muntu ushobora kuba utabura amafaranga nayo byaba byagenze gute, gusa hakaba hari n'abandi bakomeza bikaraga imihanda hirya no hino, gusa finally wa muntu amubaza n'ibihumbi 10 yaba yibitseho ku mufuka akabibura kuko amafaranga ye yose yayakoresheje mu kugura ibyishimo ndetse n'umunezero by'akanya gato. Rero byagenda gute kugira ngo nawe wakoreshaga amafaranga nabi maze nawe ubashe kuba wamera nk'abo bakire? Ese bitangira bite? Bitangira mu gutangira gutekereza bitandukanye n'ukuntu wabonaga amafaranga ugatekerezamo. Ugatangira gutekereza nk'abakire buri uko ubonye amafaranga, ukamenya ko amafaranga atari ikintu cyo kwishyura fagitire cyangwa se cyo kugura ibintu biri aho ngaho. Abakene buri ingeso tugira iyo tubonye amafaranga dutangira kuvuga ati aya mafaranga no kwishyura fagitire runaka, ngomba kuba nasohokana n'inshuti zanjye nkazishyurira biri. Oya, ntabwo ari ubwo buryo ki abakire batekerezamo amafaranga, kuko abakire iyo babonye amafaranga bayabonamo igikoresho gishobora kubazanira andi mafaranga. Nawe rero mu gihe ubonye amafaranga tangira utekereze ko ayo mafaranga ubonye atari kuba wajya kwishyuramo biri, kujya kwinezeza, kuyaguramo ibyishimo, ahubwo tangira utekereze ikintu wayakoresha kugira ngo ya mafaranga ubonye abyara andi menshi. Tangira nawe ayo mafaranga uyabonemo nk'igikoresho cyakubyarira andi menshi. Reka tujye ku mpamvu ya kabiri ikomeza kugaragaza uburyo ki abakire bakomeza kugaragara nk'aho ari bo bakene mu gihe abakene bo bakomeza kugaragara nk'aho ari bo bakize. Ikintu cya kabiri abakire bakora ni ukwicisha bugufi. Mbese muri make ntibigire nka ba bantu bigaragaza nka ba rutwitsi hirya no hino mu mabuwate, mu tubari hirya no hino nibo batwitse. Hoya, ahubwo abakire bafite ukuntu ibintu byabo bakunda kubihisha maze bakabigira ibanga, ubundi maze bakenjoyinga ubuzima busanzwe bukabaryohera koko. Mu gihe haba hari uwundi uri gushaka kwigaragaza karenze, kafite ibintu bihenze, kafite ibintu bya danje. Umukire wanezezwa n'ibintu bisanzwe kandi ntabashaka ko ibintu byiwe banabimenya cyane. Bamwe mu bakire benshi bakunda kwikorera utuntu twabo biturije bipoye, nta nubwo bakunda kwigaragaza cyane. Ubu usanga bari kumwe na famiye yiwe bisohokeye ahantu hatuje, ahantu hadahenze, cyangwa se ugasanga ari kumwe n'abashuti biwe bari kwiganirira kuri bya bintu byatuma business zabo zikomeza kugenda kandi zikarushaho gutera imbere. Umukire ntabwo uzigera umubona muri bya bintu bya hahandi ngo hahiye, kuko abakire bazi ingaruka ziba muri bya bintu byo gushaka kwigaragaza ko ufite amafaranga cyangwa se ko ufite agatubutse, kuko bazi neza ko ibyo bintu bikunze kubamo ibirangaza ndetse bikaba byabatera no gusubira inyuma mu bukungu bwabo. Ibi ntabwo bivuze ko abakire batagira uburyo ki bakoreshamo amafaranga yabo mu buryo bwiza kandi bubanejeje, kandi bakagura n'ibyo bintu bifatika kandi batagaragarana nabi haba ku mubiri ndetse no mu myambarire. Ariko nanone abakire ngo iyo udasakuje ngo wishyire hejuru ushake kugaragaza ko abantu ko ufite amafaranga menshi, ntabwo abantu nanone bakugirira ishyari maze ngo abantu batangire bakwibazaho bavuga ati ese amafaranga utunze wayakuye hehe, batangire bakwinjire mu buzima bwawe bwa buri munsi, batangire gushaka kwinjira muri diru zawe ukora umunsi ku wundi. Iyo witurije ntabwo abantu bamenya ibyawe neza, ariko ntibisobanuye ko utabutunze ayo mafaranga. Ikindi nanone kudasakuza cyane cyangwa se gukomeza uvugavuga cyangwa gushaka kwigaragaza nk'aho ufite amafaranga, ibi bigufasha kwirinda ayo magambo y'abo bantu n'abakugendaho, ndetse bigatuma wowe wibanda ku kazi kawe ugakomeza gutera imbere bucece bucece witurije. Reka mbaye nk'urugero rutuma abakire bakomeza gukira, abakene bagakomeza gukena, kubera ko abakene bashaka kwigaragaza mu gihe abakire bo baba bashaka kwicisha bugufi ndetse bakituriza bagakomeza gukora imirimo yabo no gutera imbere pole pole, mu gihe umukenewe aba ari gukomeza kujya inyuma mu cyobo njyabukene. Umukire ashobora kugira gutya akagenda akagura Range Rover ihenze, Range Rover nziza cyane pe. Iyo umukire aguze imodokari nk'ingi ihenze cyane kandi nziza, arayigura akayiparika mu rugo iwe, maze umukene akazajya aza kumukodesha ya modokari ku munsi. Reka tuvuge ko wenda Range Rover ku munsi ushobora kuba wayikodesha nk'ibihumbi 100. Umukene araza agakodesha ya modokari ku munsi, akagenda kuyiryoshamo n'abakobwa, akagenda kuyifotorezaho amafoto meza, akagenda ashyira ku mbuga nkoranyambaga nyine ashaka kugaragaza ubuzima bwiza abayemo, kandi mu by'ukuri ya modokari atwaye yayikodesheje.
mu gihe umukiriya waguze ya modokari azi neza ko imuhenze, avuga ati no modokari iranywa bihenze ndetse iramutse igize ikibazo yantwara amafaranga menshi yo kuyikoresha, maze agafata umwanzuro agafata ya modokari akayiparika iwe mu rugo akazajya ayikodesha kuri ba bandi bashaka kuzajya bigaragaza nk'aho bari mu buzima bwa danje. Ngaho abagiye mu bakobwa, ngaho abagiye kujya kurya udufoto, ariko wa mukire mukazajya muhura mu muhanda yitwariye akamodokari gaciriritse cyangwa se anateza akamoto, maze akajya ahura na za modoka ziwe zitwawe na ba bantu twakita abakene batweyemo abakobwa bari kugenda birira ubuzima. Noneho sasa bikaba akarusho, ugasanga ya mafaranga wakodesheje ya modokari nta nubwo yinjiza ku munsi wowe. Niyo mpamvu kwiyoroshya ukicisha bugufi ukareka gushaka kwigaragaza nk'aho ufite amafaranga biri mu bintu bituma ubutunzi bwawe burushaho gukomeza kuzamuka, mu gihe abakene bo baba bashaka kurya iyo foto, maze bikaba imwe mu ntandaro ikomeza kubasubiza inyuma mu iterambere ryabo. Sasa rero hitamo neza nawe muri aka kanya, urashaka kuba wa muntu wipasa muremure akajya gukodesha imodoka ihenze y'amafaranga atabasha kwinjiza nawe ku munsi, cyangwa urashaka kuba wa muntu ugura iyo modokari ukayihereza abakene, kabone n'ubwo bwose waba uri kugaragara nk'aho uri umukene kandi ubizi neza ko abo ngabo bakwita umukene ari bo bari kukwinjiriza. Icyo gihe nawe ndabyumva neza, uri kumva umuntu uzakomeza gutera imbere muri buno bukungu bw'inosi no muri no minsi bukomeye no kuba wanabugeraho. Ikindi kintu nanone ugomba kwitegura mu gihe ukomeza kugaragaza nk'aho ufite amafaranga menshi, ugenda ugura ibintu bihenze, ugaragaza ko uri umuntu nyine wagezeho wagafashe. Ugomba kwitegura yuko inshuti, umuryango ndetse n'abavandimwe bawe ari wo muntu bazajya baza bagana baje gusaba amafaranga, bakuguza bakubwira ati mpa ku mafaranga dore n'ubundi warakize, kuko nawe already wamaze kwerekana ko uyafite. Nta buryo ki ufitemo bwo kuba wayabima, kuko wasoje kubereka yuko amafaranga uri nayo. Icyo gihe nuyabima bazakurakarira. Si ukuvuga ko abo bantu uramutse ubahereje amafaranga waba ukoze ikosa, ariko nanone iyo ukomeza kubigaragaza ugenda wiyemera ugaragaza ko ufite amafaranga, batangira kumva ko ari wowe wenyine bazaryamaho, ari wowe wenyine bazaba bategereyeho amakiriro mu buzima bwabo bwose. Uzarebe niyo ukomeje kwerekana gutyo, inshuti zawe iyo mwasohokanye nibo babwira kwishyura fagitire z'ibyo bakonsomye byose, kuko already wasoje kubereka yuko ufite amafaranga. Ikindi nanone ugomba kuzirikana yuko hano hanze aha hari abantu b'abasahuzi, hari abantu babagira nabi. Ushobora kuba wakomeza kugenda wiyemeraho ubereka ko ufite amafaranga, maze bakabasha kuba banakugirana nabi, bakakwambura ubuzima ndetse n'ibyo ngibyo utunze bakabasha kuba banabijyana. Ibyo nabyo ugomba kubyirinda, kuko n'ingaruka ziva mu kugaragaza ko ufite amafaranga. Ikindi kintu nanone, iyo ukomeje kugaragaza ko ufite amafaranga ukunda guhura n'inshuti nyinshi kandi zikuryarya, za zindi ziza zikwereka urukundo kandi ari uburyarya bakurikiye ayo mafaranga yawe waberetse ko ufite, maze ugasanga ubana n'abantu batagukunda ndetse batanakwishimiye, ndetse n'abo bantu nta n'iterambere bakugezaho, kuko icyo baba baje mu buzima bwawe gukora ni ukuza kugukamuramo y'amafaranga waberetse ko ufite. Mu gihe umukire w'ahantu habari aba yipowe nta kibazo yifitiye kandi afite n'inshuti ziwe za nyazo zinahuje nawe imitekerereze, ndetse babasha no kuba banagirana n'inama mu kuba bakiteza imbere, kurusha za nshuti za fake ziza zikubwira ahantu hari abakobwa beza, hari amabuwate agezweho ndetse n'ahantu heza ho kuba wanasohokera, maze ugasanga ukomeje gusubira inyuma kubera za nshuti za fake, maze wa mukire witurije wipowe utajya muri ibyo byose, wafite inshuti nziza batekereza kimwe kandi bafite n'impumbero zimwe, baba bari gutekereza ku bintu byakomeza kubateza imbere. Gusa ibi nanone ntago ari ibintu byoroshye cyane kuba ufite amafaranga ukabasha kuba watuza. Gusa ni byiza ko kuba ufite amafaranga yawe wakomeza gutekereza uko amafaranga yawe akomeza kuba yakiyongera, aho kugira ngo ya mafaranga yawe uyakoreshe mu byatuma asubira inyuma. Gusa ku rundi ruhande igihombo kiri muri ibyo ngibyo, ntago abantu benshi bagusingiza ngo bakwite umukire ngo warabaguriye. Ikirenze no kuri ibyo ngibyo ugira n'inshuti nkeya. Gusa icyiza nuko bigufasha mu iterambere ryawe. Ndabizi ushobora kuba watekereje wibaza uti se ni ukubera iki bano ba influencer tubona ku masocial media bakomeza kugaragaza ubuzima bwabo bari ahantu hahenze bafite ibintu bihenze? Ibi ngibi ufite kumenya yuko ari byo bintu bituma nawe uhora kuri pressure, ugakomeza uriho igitutu cyo gushaka kwigaragaza yuko nawe ufite amafaranga, ushaka kwigaragaza nawe uri mu bundi buzima, ubuzima bwiza, maze nawe ugatangira gufata twa dufaranga dukeya wizigamye ugatangira kudukoresha ujya kwinezeza, kuko wabonye ko umu-influencer yakoze ibintu runaka, maze wabona ko yaguze imodokari ya barabasi, maze nawe ugafata twa dufaranga twose wagiye wisevinga ukagenda ukatuguramo barabasi. Cyangwa se wabona yuko yaguze umwambaro uhenze, nawe ukavuga ati uno mwambaro ngugure. Icyo utaruzi neza rero nshuti yanjye,
nuko abo ngabo bona baba influencer ubona bifotoreza muri abo mamodoka arahenze basohokeye ahantu hahenze bari kurya ibiryo bimeze neza bisa neza. Nuko abo ngabo abo bantu rero ako kazi niko kazi kabo ka buri munsi bakora kandi kabatunze. Ushobora kuba wamubona muri iyo restaurant ihenze utabizi neza ko iyo restaurant wenda ishobora kuba yanamwishyuye ngo kugira ayamamarize, wamubona ari kugenda mu modokari ihenze ntumenye yuko iyo modokari ari company runaka ishobora kuba yayimuhaye kugira ayamamarize. Ibyo ngibyo ugasanga bano bantu twita aba influencer nibyo bintu bibatunze, nibyo bintu bibahesha akazi kabo ka buri munsi. Ariko se nkawe urajya kubikora kugira uwungukire hehe? Se bizakumarira iki? Niyo mpamvu ugomba kuba wabigendamo gake, kuko ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga ntago byose yabisobanuye ko biba biri liyo. Rero inshuti yanjye banza utuze maze utekereze neza mbere yuko ushaka kuba wakishora muri ibyo bintu. Ese wowe byakumarira iki nujya kwiganya abo bantu? Ikindi kintu nanone gituma abakire bakomeza kwigaragaza nk'ahari abakene nuko bamaze gusobanukirwa neza na stress ziba mu gukomeza kwigaragaza nk'aho ufite amafaranga menshi. Niyo mpamvu batandukanye n'abakene mu gutekereza. Abakire bamaze kuvumbura ko iyo ugiye muri ubwo buzima ushaka kwigaragaza gutyo, ushaka kwigaragaza nk'aho utunze agatubutse, ushora amafaranga menshi muri bya bindi byose twavuze, abakene batekereza iyo babonye amafaranga. Abakire basoje kubona ko ibyo bintu byose bigenda bigutera stress, maze nimba ku mugoroba wakoresheje amafaranga bugacya mu gitondo uri kuvuga ati ese nukubera iki ari amafaranga yose nayakoresheje rirajoro. Izo stress ni z'abakire bataba bashaka. Ibyo bintu byo guhora wicuza uvuga ati nukubera iki na spendinze amafaranga ngana gutya rino joro, maze bugacya na mu gitondo uri kuguza ibihumbi 5 bya tike. Maze ibyo bintu bigakomeza kugutera stress kuko wasoje kugaragariza abantu yuko ufite amafaranga kandi ukabona ko bizagutera ikimwaro niba namuka babonye ko wakennye. Abakire bo rero sasa baba bashaka kwiruhukira mu mutwe bagatandukana n'izo stress zo gushaka gukomeza biyerekana ko bafite amafaranga. Niyo mpamvu busanga bicare bameze neza, kandi ikindi akarusho kuri bo ntago bahubagurika, kuko iyo bafashe amafaranga babanza gutekereza neza icyo bagomba kubanza kuyakoresha. Ntago bivuze yuko bataba bafite umutima wo kuba bashaka kuba bakora bya bintu byiza bibanezeza, ahubwo bitewe n'umutima wo kwihangana baba bafite babanza gutekereza cya kintu kizababyarira inyungu, ku buryo kinyuma ashobora kuba yazajya gukora bya bintu yumvaga yashakaga kandi akabikora anezerewe ameze neza kandi n'ubukungu bwiwe budahungabanye. Nimba ubonye amafaranga ugahita ugenda ukajya kugura iPhone ya miliyoni 2, icyo gihe ntago ubura umukire, kuko umukire wa nyawe ntuzabasha kuza akagura iyo iPhone waguze n'ejo byaba ngombwa akagaruka kongera akayigura, ku buryo kifamiye ye yose ashobora kuba yayigurira iyo iPhone kandi ntihagire ikintu na kimwe gihungabana ku bukungu bwe. Uwo nguwo niwo mukire. Naho wo mu gihe ubanza gusavinga ukagenda urundarunda udufaranga kugira ngo uzabashe kuba wagura iyo telefone, bro, ntabwo uri umukire, icyo cyo ukimenye. Ahubwo urashaka kwishyira mu buzima wowe utarimo, kuko bushobora kuba bwacya mu gitondo maze umuntu akagushyiraho intego akakubwira ati iyo telefone waguze genda ugura indi yayo ya kabiri, genda gukubira inshuro 2, maze ukaba wabora no kugura sharijeri yayo. Menya ko icyo gihe utari umukire. Abakire rero bagira ukwihangana ndetse bagira imitekerereze itandukanye n'iy'abakene cyane, kuko umukire agira ukwihangana ku buryo ashobora kubafata izo miliyoni 2 wowe wafashe ukajya kugura iyo telefone, akazifata akagenda akazishora ahandi, maze za miliyoni 2 zikagenda zikabyara yandi menshi, maze ku buryo kinyuma azaza kuza akagura ya telefone ya miliyoni 2 akabasha no kuba yayigurira abandi bantu benshi kandi barenze umwe. Ikindi kintu gituma umukire ativanga muri ibyo bintu kuko byamwongera stress mu mutwe, abakire bazi yuko umwanya munini bagomba kumara bari kwiyungura ubumenyi ku bintu byabateza imbere, cyangwa se bakamara umwanya munini bari gusoma ibitabo. Gusa bitewe nuko abantu benshi badakunda gusoma ibitabo, abenshi baza hano kuri Lovetime-P maze bakazajya bumva ibiganiro nk'ibi mbanagiye mbategurira, kuko mbana bibabwiye hano ni mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Ni nayo mpamvu uri kureba kino kiganiro ukaba utarakanda subscribe uri mu gihombo gikomeye cyane, kuko nta handi uzakura ibiganiro nk'ibi byagufasha kwiyubaka mu mitekerereze ndetse no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nanone kandi abakire baza agaciro k'ubuzima, kuko bazi neza ko ubutunzi bwa mbere ari ubuzima bwiza. Niyo mpamvu batirirwa muri izo stress nk'abakene barara mu tubari, barara banywa inzoga maze bugacya mu gitondo ufite amahangova. Wapi, ahubwo abakire bo bamaze gusobanukirwa neza ko ikintu cy'agaciro cya mbere ari ubuzima bwabo, kuko niyo ntwaro ibafasha kuba bagera kuri ibyo byose baba batunze. Hari ijambo nkunda cyane bakunda gukoresha mu Kinyarwanda bavuga ngo igishoro cya mbere ni ubuzima. Rero icyo kintu abakire basoje kugisobanukirwa neza, niyo mpamvu bahereza agaciro ubuzima bwabo, kuko iyo ufite amafaranga kugira uyarye neza nuko n'ubuzima bwawe bugomba kuba bumeze neza. Niyo mpamvu uzasanga abakire bigire mu dusiporo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza, mu gihe wowe umukene twa dufaranga duke wabonye uri kugenda kutuguramo inzoga ziri kugenda zikwangiza ibihaha ndetse n'umwijima, maze na twa tundi uvuga ko wizigamye maze ugenda udufate utangire kuba watwivuzamo bitewe nuko wishoye mu bintu bitari byiza bikwangiriza
kwiyubahiriza ubuzima. Impamvu abakire bakora siporo si uko baba bahaze nk'uko abantu benshi bagenda babivuga ngo dore ngo bahaza amafiriti barimo baracunda amafiriti, ahubwo impamvu bakora siporo aba ari ukugira umubiri wabo uruhuke, babashe kuba batekereza neza, banatekereza uburyo ki bakoramo bizinesi zabo zigakomeza gutanga inyungu y'igihe kirekire. Ariko umuntu waraye muri ubwo businzi, mu busambanyi n'ibiki ntago buzacya mu gitondo uri kubasha kuba watekereza ikintu cyakugirira umumaro mu buzima bwawe, kuko amavunane yonyine uramukana ntabwo yakwemera kuba watekereza ikintu kizima. Rero icyo gihe ubutandukanye na wa mukire wigiriye muri siporo, kuko iyo bikiye mu gitondo yigira mu kazi kiwe akajya kwigira ibiceri, mu gihe wowe bucya mu gitondo uri gushaka kujya kugura imiti yagukiza hangova ndetse n'imiti yagukiza umutwe. Ikindi kintu nanone abakire bakora, bo bariyicarira bagashora amafaranga yabo mu bintu binjiriza amafaranga menshi, ntibite ku byo abantu baba bavuga ati se n'ukubera iki we atabasha kuba yajya mu bandi asabane nabo basangire ku mafaranga ko nawe ayafite. Ibyo ngibyo umukire ntabwo abyitaho, aba yiturije mu mutwe. Ikindi kintu abakire badakora ariko abakene bakora, abakire iyo bamenye ikintu gifite akamaro baragikora cyangwa se bakagipanga bakagishyira mu bikorwa. Mu gihe umukene amenye ikintu cyo gukora akicara gusa agatuza maze agakomeza atekereza ati nzaba mbikora ejo nzabikora. Nk'ubu ngubu ndabizi hari umuntu uruze kuza kwa yareba ino video maze yarangiza akavuga ati bino bintu ari kuvuga byo nibyo koko nanjye nzabikora, ariko kugira ngo ibishyire mu bikorwa ni ibidashoboka, ni ibintu bitagushobokera. Mu gihe umuntu uzakira cyangwa se umukire nyawe acyumva ibintu nk'ibi bimufitiye akamaro ahita abishyira mu bikorwa. Ariko umukene no kubyumva akavuga ati bino bintu ari kuvuga nibyo koko, ndetse ukanabyandika muri comment ukavuga ati nibyo koko, ariko mu kubishyira mu bikorwa wapi ntabwo bishoboye. Mu gihe umukire we abyuka ashyira mu bikorwa yapurika icyo kintu ahita agikora, kuko azi neza inyungu ari buze kuza kuba yakuramo. Nimba uzi ko neza hari imwe mu byo wumvise muri kino kiganiro no byakugira umumaro, hita ujya muri comment maze ubyandike utangire ubishyire mu bikorwa. Ikindi umukire aravuga ati ngepfa kuba nzi ko neza nibitseho ubutunzi bwanjye, nibitseho ibiceri byanjye, ubundi nkeneye kubyerekana ngo nshimagize cyangwa avuge ngo ndi umukire. Ayo mashimwe nk'ayo ngayo ntabwo umukire aba yakeneye, wicyo aba ashaka kuba yafokasinga ni ukumenya yuko ari gukorera ibiceri byiwe, ari kwinjiza amafaranga yiwe maze akipowera akituriza. Kuko abakire icyo bashaka kubona, bakeneye kubona amakonti yabo ndetse n'ibindi bintu bindi bashoramo amafaranga yabo biri gutera imbere uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo abakire bakeneye amashimwe cyangwa se ngo babe bakeneye abantu bazabashimagiza ngo babasohokanye ahantu harenze, cyangwa se ngo yabasindishije. Oya, ibyo ngibyo ntabyo bakeneye, ayo mashimwe ntaho bashaka, kuko abo ngabo bagushimagiza uwo munsi uvuga ngo waguze, ejo nutagura bazavuga ati dore yakennye noneho kamubayeho. Nibo bazafata iya mbere baguha urw'amenyo bavuga ati kwari ukwiyemera. Impamvu ya kane, abakire bibanda ku ntego zabo bihaye cyangwa se ku ntego zifite umumaro, apana za ntego zidafite umumaro. Abakire bo bareba za ntego zifite umumaro. Buri hari n'abantu uzasanga benshi bafite intego ariko zidafite umumaro, ugasanga nk'umuntu yasevinze udufaranga kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi azatujyane kuturyoshyamo ku Gisenyi. Abakire rero bo hano ahantu batandukanye n'abakene, bo baba bibanda kuri bya bintu bibafitiye umumaro kandi bifite inyungu. Ushobora kuba warahuye n'umuntu uri aho wambaye bisanzwe ndetse no mu migendere ukabona nta mafaranga afite pe, ariko ugasanga ni wa muntu ufite amafaranga ariko atayiyemerana, ariko wamubona mu nzira ukamufata nka wa muntu usanzwe, wa muntu usa nk'ari umukene, ariko wagira amahirwe kuba warungurukaho gatoya kuri konti yiwe, wareba ipinda ry'amafaranga ribitseho ukabasha kuba watungurwa ukibaza uti se koko uno muntu nabonaga niwe utunze ano mafaranga. Abakire kuba umuntu yakira babibona muri angle zitandukanye n'iz'abakene. Abakire baba bararenze kuri rwa rwego rwo gutekereza bavuga ati kuba umuntu atunze ibintu bihenze kari bwo bukire cyangwa se kari byo bibanezeza. Oya, urwo rwego bo ntago baba bakirutekerezaho, ahubwo abakire ibyishimo byabo ubusanga babikora muri bya bintu bisanzwe, bya bintu biri aho ngaho pe, bya bintu wowe umukene ubona bidashamaje, niho umukire usanga ari gukura ibyishimo bye. Abakire batekereza ko mu gihe ufashe amafaranga yawe ukabasha kuba wagenda ukigamo ubumenyi bushya ukayashora ahantu hashya, ari byo bintu birenze kurusha uko wayafata ukajya kuyaguramo bya bintu bihenze by'agaciro kandi bitazigera bikuzanira inyungu. Uko abakire bazi ko ubwo bumenyi ari bwo butunzi buzamara igihe kinini. Ikindi kintu kiza ku bakire ni ba bantu uzasanga kabone bwose ubukungu bwabaye nabi mu gihugu, ariko ugasanga ni ba bantu n'ubundi udasanga bari guhangayikishwa n'imibereho yabo ya buri munsi, kuko baba barafite ahantu bashoye amafaranga yabo kandi atazapfa guhomba.
mu gihe wowe wabonye twa dufaranga twawe duke ugatangira kuturya nabi, muri cya gihe ubukungu buzaba bwaguye no uzatangira kuzana rwaserera, mu gihe umukire azaba yiturije kuko azaba azi neza ahantu yashoye amafaranga yiwe. Ko umukire yasoje kwiga ko ibihe bihora bihindagurika ndetse bikamuha n'umwanya mwiza wo gutekereza ahantu hanya hagomba gushora amafaranga ye. Ikindi kandi buno bumenyi mvuze ntago bisaba ko wajya mu ishuri ukajya kubwiga, oya, ahubwo n'ukwicara ugatekereza maze ukagenda ukura amakuru hirya no hino, bigatuma unakura mu mutwe. Ikindi kandi bino byose ndi kukubwira ntago ari ibintu bikorwa n'umuntu ushaka kuba watunga amafaranga gusa cyangwa se ku muntu ushaka kuba yagira hagera mu buzima, oya, ahubwo ni ibintu bikorwa na buri muntu wese ushaka kuba yakura mu mutwe. Kabone rero bwose nta kintu waba ufite muri aka kanya, ariko ibyo bintu bitangiye kubitekereza hakiri kare ni ikigutandukanya n'abakene, ku buryo n'umuntu ashobora kukumva ibitekerezo byawe akavuga ati uriya muntu atekereza nk'abakire. Ikindi kintu nanone cya gatanu gituma abakire bakomeza kugaragara nk'aho ari abakene cyangwa se batabasha kuba bakora ibintu abakene bakora, kandi mu by'ukuri ari bo bari babifitiye ubushobozi bwo kuba babikora. Icyo kintu nta kindi ni ukubera umuco ndetse n'agaciro biha bo ubwabo. Aho ngaho ndavuga abakire. Icyo kintu gituma bakomeza kugaragara nk'aho ari abakene, naho abakene bo bagakomeza kugaragara nk'aho ari bo bakire. Kandi nanone akenshi bino biterwa n'ahantu bakuriye ndetse n'agaciro biha bo ubwabo. Abenshi hari igihe usanga barakuze bababwira ko kugaragaza ibyo utunze atari cyo kintu cy'ingenzi, cyangwa se kwiha agaciro ku giti cyawe atari bya bindi abakene batekereza mu kugenda bagaragaza ko bafite amafaranga. Ntabwo bisobanuye ko umukire iyo agaragaye nk'umukene cyangwa se atari kwigaragaza nk'umukire, ntabwo bisobanuye ko ari uko ahisha amafaranga ye, oya, ahubwo ni ukwicaraho ukamenya yuko uri kwinjiza amafaranga yawe. Ikindi ukamenya ko amafaranga yawe ahantu ari gukora kandi ko wayashoye ahantu hazima, ku buryo buri gihe icyo ari cyo cyose wakora icyo ushaka igihe ushaka kandi n'ubukungu bwawe ntibuhungabane. Mu gihe nanone uyu muntu witoje bino bintu cyangwa se wakuze yatozwa bino bintu, ntabwo aba yumva ko gushimagizwa n'abantu ari byo bintu bimugaragaza yuko afite amafaranga, ahubwo ni ukuba uyafite bya nyabyo ndetse ukabasha no kuba warinda ayo mafaranga yawe. Ikindi kintu kindi ugomba kwishyira mu mutwe ko bitari ngombwa ko abantu bamenya yuko utunze ayo mafaranga, ahubwo wowe ukamenya ko ku giti cyawe utunze ayo mafaranga, bitabaye ngombwa ko abantu bamenya ko utunze amafaranga cyangwa se kutayatunze. Ntabwo ibyo bintu ari ngombwa. Icyo kintu nicyo kintu cya mbere abakire babanza kwikura mu mutwe. Irindi kosa nanone abakene bahuriyeho kandi bakunda gukora, ikosa rikomeye abakene bose bakora, ni ukugerageza kwigana ubuzima abakire babayemo mu gihe baba badafite ayo mafaranga ahagije yo kuba babaho muri ubwo buzima. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe ku bantu bafite udufaranga twabo turinganiye, maze ukavuga ati ariko biriya bintu uriya muntu akoze nanjye nabikora, hariya ahantu yasohokeye nanjye nahasohokera. Kandi uwo muntu ushaka kuba wakiganya atunze ibya mirenge, ashobora kuba yakora ibyo bintu agasohokera aho hantu guhera mu gitondo ndetse akaba yabikora imyaka n'imyaka. Nawe umukene wifite udufaranga twawe turi aho ngaho wumva ko wabasha kuba wasohokera rimwe na rimwe, ukumva ko wakiganya uwo mukire wifitiye amafaranga yiwe wakoreye amafaranga yiwe kubaho muri ubwo buzima nk'ubwo wabayeho. Kandi wowe iyo ukuyemo amafaranga make muri ayo ngayo utunze, ubukungu bwawe bitabuhatikirira. Hakaba hari n'abakene nanone bumva ko bafite utwo dufaranga twabo dukeya, bakumva ko baba muri ubwo buzima bw'abakire kugira ngo nabo bakomeze kwigaragaza nk'aho ari abakire, cyangwa se bakumva yuko byabafasha mu kuba baba abakire. Ariko ibyo bintu nshuti yanjye uba wibeshya. Kwiganya abakire uzi kutinjiza nkabo, aho ngaho buri kwicukurira icyobo njyabukene. Nimba ushaka gutera imbere nshuti yanjye, ntabwo ugomba kwiganya abakire uburyo kibaryamo amafaranga yabo, oya, ahubwo genda ubiganye uburyo kibashoramo amafaranga yabo bakabasha kuba babona ayandi menshi kurushaho. Hano cyane cyane reka ngaruka ku rubyiruko, ntabwo tugomba kwiganya buno buzima bw'abantu tubona ku masosho media babayemo, twumve ko natwe aribwo buzima twabamo, kuko ntabwo tuzi neza tunasobanukiye neza n'ahantu bakura amafaranga yo gukora ibyo ngibyo. Uko ushobora gusanga uri gushaka kwiganya kuba wakora nk'ibyiwe agukubye inshuro zirenze ebyiri mu byo utunze. Iyo nzira rero ntabwo ari yo nzira uba ugomba kwiganya y'uburyo ki abo basitari cyangwa se bano bantu ubona ku masosho media baryamo amafaranga yabo, ntabwo ari bo ugomba kwiganya, ahubwo ugomba kwiganya babakire babipoye gukora utuntu twabo bucece, ukamenya uburyo kibakuzamo amafaranga yabo, akaba aribo bantu ufatiraho icyitegererezo kurusha babandi baba bari gutwika bashininga hirya no hino ku masosho media agiye atandukanye. Ikindi kintu utagomba kwigira ku bakire ni uko utagomba kubiganya uburyo kibaguramo ibintu byabo, kuko ushobora kubona umukire yigura nka telefone ya miliyoni nk'eshatu, nawe ukumva yuko iyo telefone ugomba kuyigura, kandi utazi ko wa mukire uguze iyo telefone ya miliyoni 3 atunze arenze miliyari, maze wohembwa 200,000 ku kwezi, waragiye udusevinga bikarangira natwo udufashe ukatuguramo ya telefone.
Rero nshuti yanjye uba ugomba gutangira gutekereza nk'umukire, ugafata ayo mafaranga kuba wabasha kuba waguramo iyo telefone, ukareba ikindi kintu watekereza wayaguramo, cya kintu kikazabasha kuba cyazabyara andi menshi mu gihe runaka cyangwa se mu myaka iri imbere. Reka nanakwibutse ko wakanda subscribe nimba ari ubwa mbere wageze kuri Lovetime-P. Ni mu nzu ngari ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Narababwira ati ni naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Mwakoze kubana nanjye.